ndagushima gihome cyanjye, umutima wanjye wuzuye ishimwe, umbere ihumure mu gihe nihebye, nacyo nzaba ndi kumwe nawe. Haleluya, haleluya. Ni mwene so Pastor Dr. Gakwaya Emmanuel wongeye kuza kugira ngo muganire ku bijyanye no kubaka umuryango dushingiye kuri Bibiliya. Uyu munsi turaza gushingira kuri Yesaya igice cya 43 umurongo wa 2. Turawusoma ariko reka tuwusomane n'imirongo kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4. Haravuga hati: ariko noneho Uwiteka kuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati: witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe uri uwanjye. Umurongo wa 2: nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi izagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa incungu, Etiyopiya ni Seba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba wo kubahwa, nanjye nkagukunda, nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Amen. Uko bwije uko bukeye, wasobanura Iri ni ijambo ry'Imana, aho dusanga ko Imana yaremye Yakobo kandi ikamubumba. Isirayeli bitwibutsa ukuntu Imana mu itangiriro yaremye umuntu, ngo Imana yaremye umuntu asa n'Imana. Imana yamuremye asa n'Imana, kandi umugabo n'umugore ngo niko yabaremye. Muri itangiriro igice cya mbere wa 27, uko niko yaremye rero umuntu. Umugore n'umugabo rero yarabaremye kugira ngo basangire imigisha, kandi kugira ngo uko yabaremye yabaremanye ubwiza kandi baremana icyubahiro nk'ikamba. Haleluya. Rero muri uyu murongo icyo tubona nuko Imana ubwayo itwemerera ko izabana natwe mu kubaka urugo rwacu. Urugo rwawe niba rushingiye ku Mwami Imana, niyo Uwiteka arakubwira ngo nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe. Ayo mu mazi ni mu bigeragezo uzahura nabyo, ntacyo bizagutwara, kuko uzaba uri kumwe n'Uwiteka. Nzabana nawe. Nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo bizagufata. Haleluya. Uwiteka rero ahimbazwe kuko azabana natwe mu muryango wacu, ibyo tuzaba dukora, kuko urugo ni igihangano cy'Imana. Imana niyo yaremye umugore imukuye mu mugabo mu rubavu rwe. Umugabo rero n'umugore nk'umuryango bafite ikintu kinini bapfana, kubera ko umugore yaturutse mu mugabo. Umugabo rero n'umugore bagombye kugirana urukundo ruhambaye, kuko hari byinshi urukundo rukora, kuko urukundo rugira imbaraga zikomeye cyane, kugeza ubwo ushaka no gukora ikintu uzi neza, umaze kumenya neza ko gishobora kutakugwa amahoro. Ukabikoreshwa n'iki? Ukabikoreshwa n'urukundo. Urukundo rero iyo dusomye no muri Bibiliya tukumva urukundo, hari ibintu byinshi urukundo rukora, ari rwo dushaka ko rwakubaka ingo zacu. Mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 umurongo wa 4 kugeza ku wa 7,
Biravuga harimo ibintu 9 urukundo rugomba kwihanganira rudakora, hari n'ibyo ahubwo rwishimira no gukora. Reka tubirebe aho mu murongo wa 4 kugeza ku wa 7. Biravuga ngo urukundo rurihangana rukagira neza, urukundo ntirugira ishyari, urukundo ntirwirarira, ntirwihimbaza, ntirukora ibiteye isoni, ntirushaka ibyarwo, ntiruhutiraho, ntirutekereza ikibi ku bantu, ntirwishimira gukiranirwa kw'abandi, ahubwo rwishimira ukuri, rubabarira byose, rwizera byose, rwiringira byose, rwihanganira byose. Haleluya. Ibi bintu mubishyize mu rugo rwanyu, ukavuga uti ibyo urukundo rutihanganira mukabireka, kuko mushingiye ku ijambo ry'Imana, urugo rwacu rukagendwa n'ijambo ry'Imana, rukaba rwubatse ku rutare Yesu Kristo, ngo urukundo rwacu rukishimira ukuri, mukagira ukuri mu rugo rwanyu, mukaganira buri gihe, mukavugana ukuri, ntawe unyura inyuma ngo abeshye undi, rukishimira ukuri, rukababarira byose. Babarira mugenzi wawe kuko ejo nawe azakubabarira. Ntabwo uri umutagatifu, n'umutagatifu ngo bwira acumuye 7, ariko rero reka tubabarirane. Kubabarira byose, rwizera byose, wizere mugenzi wawe nawe akwizere, ngo ubw'ubuzima bwiza, ngo rwiringira byose, rwihanganira byose. Aho ngaho rero nitubishobora, mu rugo rwacu ruzakomera kandi ruzaba rushingiye kuri Kristo Yesu, urutare twubakaho. Kuko ngo aho ngaho ngo iyo imiyaga ije, imiyaga igahuha, imivu igatemba, biraza ngo byaraje ngo byikubita kuri ya nzu, zikubita ku rugo rwanyu, uzasanga rwubatse kuri Kristo, kandi ntacyo urugo rwanyu ruzaba. Yesu Kristo abane namwe kandi abagirire neza, murusheho kubaka neza urugo rwanyu mu rukundo, ngo nta kiruta urukundo. Urukundo rushoboye byose. Uwiteka abane namwe kugeza iteka ryose. Amen.